gatandatu bazagenda ejo umukinnyi ufite ikibazo ushobora kutazongera kugaragara nko muri updates ni Dauda yarongeye ararwara niba ari ikirere cyashyoronye kitarimo kumugwa neza nibyo ntaramenya ko Dauda buri yagira ariko n'ikintu ntaramenya ni indwara arwaye nayo ntaho ndayimenya Dauda ariko ntimuzamubara abafana ba APR kuri match y'Rubavu ariko abandi bose barahari ariteguye bameze neza bazi ko bafite Rutsiro ikipe ikomeye iri murenye ubu ngubu za mbere barabizi neza yuko amanota y'Rubavu akenewe cyane kuko bagomba gukora reaction kubera ko batsikiye kuri Etincelle message General de Brigade de Rusangano ngo yabahaye yarababwiye ati ahantu tugeze nimwe muzi cyo gukora kundenza kuko ibi bintu mubibayemo igihe kirekire mwihesha icyubahiro mbere yuko muza kukimpesha na General iyi match APR yifashe oseriye cyane ikipe itoroshye Rutsiro match 17 ziheruka itsinzwe rimwe hari ikintu bita advance party hari abantu bamanutse bagira Rubavu gukambika kugira ngo barebe ibisabwa byose bategura APR hotel izabamo abakinnyi bazi bari muri hotel nziza muri condition nziza bahabwa buri kira kitu kugira ngo batsinde Rutsiro hariya muri uyu mwaka intego niyongeye muri APR niyo makuru nari ifite magingo yanga muri uyu mwaka w'imikino APR yatsindiye Rubavu eruka kujyayo inganya na Etincelle match ibanza na Etincelle match ibanza Marine bari bakinira Rubavu yarayitsinze barayitsinze kuko APR zakira Marine i Kigali barayitsinze Rutsiro nibwo bagiye gukina Rutsiro iri muri top 4 match 17 itsinzwe imwe Rutsiro 17 ifite fomu kuruta za Rayon na za APR 17 itsinzwe imwe ikiri ya kane yagiye inganyamo afana APR murumva Rutsiro ni ikipe nziza cyane ko na perezida wayo yabisubiyemo aravuga ati dufite Rayon dufite APR n'amakipe abiri yose baracyayafite muri iyi mikino ya nyuma niba bisaba yuko rero dutanga ubutabera kugira ngo igikombe kijyeho kigomba kujya ati ibyo abantu bitegura ko tugiye kubikora nta kipe tuzorohera izi zombi zize zibizi neza ko yego tuzahera kuri APR ariko na Rayon Sport izaza nyuma nayo izabibizi ko nta koroshya kurimo Etincelle yari na Rutsiro bombi barayifite Rutsiro bombi barayifite ifite Rutsiro i Kigali Reyiza yakirira i Kigali ariko APR izayisangira Rubavu iyi match rero kuri APR bwo niyo turiho mbere yuko tujya kuri Rayon ukwayo none tukaza guhurira ku mushinga APR na Rayon zihuriyemo ndi kuvugira hejuru please dufashe kabisa ugabanyeho ubuntuza nibishake wenda ise nivuyemo ariko so biragaragara yuko hari icyizere cyinshi ko APR niba ikeneye gukora iyi match kugira ngo igaruke mu rugamba rwo gutwara igikombe ni iyi match yabagarura ku gikombe otherwise byaba birangiye impamvu ngango byaba birangiye tugiye kujya mu mibare ifatika abantu babyumve Samiri APR uyu munsi wa none turi kuvugana Rayon Sport abantu abanze bamenye ko yamaze kwiga imbere atari ibyo kuvuga ngo yayigiye imbere none by'ibitego cyangwa wenda kuko APR ari umukino itarakina oya ni imikino ingana hakazamo difference ishingiye ku manota sasa fixtures ziri imbere rero uburyo zubakitse cyangwa uburyo ziteye nizo zigiye kutujyana muri iyi match yo kuwa gatandatu kugira ngo abantu arya APR nizabanza kuwa gatandatu nizabanza samedi kugira ngo abantu bumve uburyo ki APR iramutse isitaye kidogo ikosa iryo ari ryo ryose yabwiye Rayon Sport ngo nimutsinda match mufite na Etincelle nayo itoroshye
nayo itoroshye Etincelle ntabwo yoroshye ikaba irayibwiye iti igikombe mushatse abantu batangira kukibaha. Aperi na Rutsiro, umva match ya Aperi izaba ifite gukina muri shampiyona. Nyuma ya Rutsiro tubanze tuve mu bya Peace Cup ndabigara ko byihariye, Aperi izaba ifite gukina na Marine Kigali. Ibi umuntu ashatse yavuga ati nta bihambaye, ariko Marine ikaba ari ikipe itari yizera ko yavuye muri relegation. Yabigumane ivuga indi match tuyireke bigumane atatu yagiye byihorere neza kuva Marine yaba muri shampiyona y'ikiciro cya mbere hano mu Rwanda ntiratsinda Aperi ndetse ushanga ubibu mu mwaka yigumane. Aperi n'Amagaju i Kigali, Amagaju yakubagana. Aperi Gorira maze iminsi itanga amanota yigumane nayo, none izemera gutsindwa match zose. Gorira itaratsinze Marine yabanje n'igitego, Gorira itaratsinze Nuza Vision, Gorira itaratsinze gende barega kuri fomu za ekipe. Gorira isa nkaho iri sekiwadi ivuze umwaka ushize yarwaye no kutamanuka ku minota ya nyuma mu mikino ya nyuma, uriko ko aribwo yazanye Ivan Jakimi na Ert Kongs kuri yanatwaye n'igikombe muri Liberia ejo bundi. Ariko uno mwaka navuga ko yari bizi yanze kujya muri izo ntambara, ibona amanota hakiri kare, imeze nkaho iri satisfait. Avuga ati byacu nitwamanuka twakwisha sa nkaho kuyitega ikipe byaba ari match nyine. Aperi izahita ijya kwa Muhazi yo nta inaniwe kuyitsinda. Muhazi izaba ikiri muri bato uko byagenda kose, Muhazi izaba ikirwana n'amakipe no kutamanuka, kuko niba Bugesera yakizemo Kamarade ikaba ishaka kuva muri relegation zone, Muhazi niyo kipe yindi itekerezwa kuba yagerwaho n'ibyago byo kumanuka, kuko Musanze ntiwapfa kubitekereza. Musanze kuva za 2009 iri mu cyiciro cya mbere, yo inafite n'ukuntu ubona ko n'ikibuga kiyifasha n'uburyo isanzwe imeze, irimo abanyamupira baba Sostene na Bayimura Jafeti n'abantu bayishyigikiye n'amaboko yishyigikiye, n'ubwiza bw'umujyi wa Musanze ukuntu ubona ko hari ukuntu hano bihita bigera bikarenga kuba ari umupira gusa. Turabona Musanze urabona igomba kuguma mu cyiciro cya mbere n'ibiki n'amanota ifite n'ubwo ishobora kuba yakwitsindira imikino byakunda. Ariko Muhazi inaniwe gutsinda Aperi, ubwo byaba nyine byayinaniye, ariko izarwanisha imbaraga izaba ifite. Relegation yonyine nyuma Aperi zasoreza kuri Musanze. Musanze cyangwa Kigali? Musanze gana ntabwo bizaba byakarangiye. Aperi itsinze Musanze hafi 3 ngira ngo Musanze. Ariko ugomba kumva kino kintu, amakipe menshi ya Aperi afite wumva ikintu ahuriyeho, usibye nka Gorira andi makipe yose afite icyo gukina, ntago yizeye ko ari mu cyiciro cya mbere. BET Marine, Amagaju, Muhazi na Musanze, bivuga ngo aya makipe yose wenda hari izaba wenda yaramaze kubona yuko yamaze kuguma mu cya mbere, probably icyo gihe bazajya guhura nazo wenda ikaba yaregeza. Ariko ntabwo ari byiza gukina n'amakipe ari muri zone rouge, kuko aya makipe ni amakipe ashobora kuguha challenge. Yitwa ko yoroshye yego, ariko ni amakipe aba afite ikintu cyo kurwanira, kuko bitandukanye no gukina n'ikipe iri muri mid table hagati itamanuka ariko idashaka n'igikombe. So iyo rero niyo mbi cyane ikipe birwana no kuvuga ngo ndamutse nkuyeho 3 cyangwa 1 kuri Aperi byamfasha kuguma mu cyiciro cya mbere. Kandi nujya no kureba n'amanota Aperi yagiye itakaza, kwitegura tujya kuri Rayon Sport, ntabwo ari ukuvuga ngo ni ibigugu gusa, kuko Aperi ni ikipe wasangaga yatakaje amanota ku makipe nka Gasogi. Nisari ikigugu cyayitsinze, nubwo ibigugu byatsinze Aperi cyane. Aperi yangije na Rayon bace ebyiri. Aperi yatsinze AS Kigali niba nibuka. Aperi yatsinze Police baranganyije kuri match. Amanota yagiye ata kuri zo za Etincelle za Rutsiro za amakipe aranganyije cyane. Aperi yatsinzwe cyane, nka Etincelle banganyije 2, Gasogi baranganyije, Rutsiri tuvuga baranganyije n'ubundi match y'i Kigali ubusa ku busa. Yego bikakwereka ko amanota kuri Gorira niba wibuka ya match bari banganyije akavamo Maga. Yego nawe baracyayifite. So, bigaragara yuko haracyarimo akazi gakomeye. Noneho rero bazaba bagiye gukina mbere ya Rayon Sport. Now ukinnye mbere ya Rayon irakurusha inota, uratakaza gato. Rutsiro ni ya 37. Ikipe iri muri form yatsinzwe na Etincelle gusa match 17 ziheruka yatsinzwe na Etincelle gusa, izindi match zose yarangije cyangwa iratsinda. Inganyije na Aperi ni urugero, Aperi yatigena 50, Rayon Sport bugacya yatsinda 5 na 3, Rayon Sport yatsinda ikayirusha 3.
aho biba bitangiye kugorana kuko kandi ku bitego Rayon Sport ntabwo- bizigamye byiza cyane kuko Rayon Sport imaze gutsinda 36 yinjizwa 14. Rayon Sport ifite ibitego 22 izigamye mu gihe APR iyo izigamye 15 yatsinze 30 yinjizwa 15. bisobanura ko Rayon Sport icyo gihe izaba iri kubara ivuga ngo bazaba bari gukina joro na 25. Abasigaye- Reza ibara match 5 tugiye kugarukaho zayo. Izo match 5 Reza izaba ibara ngo nemerewe gutsinda amenye nkanganyamo imwe ngatatwara igikombe, ariko bigakomezwa cyane n'ikinoneho nta match bazaba bafitanye, nta match zasigaye bimwe twava ntacyo nyine ntabwo bizaba biri mu biganza bya APR. Aha rero birakwereka ko ubwo APR igiye gukina mbere ya Rutsiro nako mbere ya Rayon, ubwo ikina na Rutsiro ni match yo gutsinda kugira ngo ubwo Rayon igiye gukina na Etincelle iri kuri pressure. Rayon rero nayo abantu bari baza ngo ifite izi mbere ko tujya muri zandani zayo. Rayon birumvikana kuri 27 saa 9 i Rubavu izaba iri gukina na Etincelle, icyo kirumvikana. Ariko Rayon tuve kuri match ya Peace Cup turi buyigarukeho byihariye. Rayon nyuma nayo izahita yakira Rutsiro i Kigali enye z'ukwa gatanu. Match ikomeye, iyo Rutsiro tumaze kubisobanura ntituyigarukaho. Rayon wumva ukuntu izongera igahura n'uruva gusenya, Rayon izahita ikina na Polisi ivuye kuri Rutsiro. Yego umve uyu ni imikino ibiri Kigali ariko izakina na Polisi 11 z'ukwezi kwa gatanu. yamaze kugera muri Bugesera ari kurwana no kuyicungura abamwita Kamarade. Yigeze kubakubita muri timu ya Masake murabyibuka za 2013 yateye 2012 timu ya Masake. Bugesera ni Kamarade bari bazamutse. Kamarade yarayirimo bazamuka timu ya Masake. Kamarade nawe yamenyekanye buriya cyane, yari irimo abajene bitwa ba Saibad ndabibuka. Turi gukora na lisansi ese n'umutoza wa Unity. Saibad arazwi yari na kapiteni wabo, yari kapiteni wabo timu ya Masake. bavuga ati muti wabo ariko Bugesera iryo zina ryavuye he naho nyine bari bazanye inkoko bicamo imwe ngo igitego kimwe kiba kibonetsemo. Ni ibintu bijya bangura timu ya Masake. Ariko Bugesera kandi ngo n'umukongomani ngo ari wihuriye n'inkoko gutya ngo kwa umuturage wazicuruza ngo azigurira make ajya kuri match azivuga arabatireka aya Masake nyinjirane muri stade abo se yanyujije wa mugani. Ariko Bugesera abanza arakinira ku kibuga nyine kiri open iki. Oya matches yari ku mahoro saho ubwo ibakuramo. Oya ni Bugesera. Ni cya kibuga cyo kwisoko. Cya kibuga cyo kwisoko kirauri bwinjirane n'ubutegerezaho match. umuturage baramuhohotera bati izo sake zawe nizo zirimo inazi. Bugesera ifite rekord mbi mu rugo, siko Bugesera gutsindira mu rugo 12 z'ukwa 12 na 23. Bugesera maze hafi imyaka 2 idatsindira ku kibuga cyayo. Niyo mpamvu nabo bahinduye umutoza no kugira ngo barebe ko babona ibisubizo muri coaching. Hanyuma Rayon izakina na Vision. Izaba yaramaze kumanuka, izaba yaramaze kugenda. Rayon izasoreza ku mukeba wabo, ubwo rero yakongera ikabambura igikombe. Umukeba wabababaje mu gihe cya Juvenali. Rayon yigeze kugira Karonda ishaka iri gutsinda hagati ya APR na Kiyovu batahibara zisitarira rimwe. Rayon Sport izingo igiye guhita itsinda ifata umwanya wa mbere gore itikubita 3-1 refite baonana. Iyo match yabaye saa 9 ku zuba cyane. Irarira iravuga ati ubu bwanzi murebye buzaduherekeza kugeza tuvuye ku isi tubaye abanzi none n'iteka ryose. Match ya Rutsiro ngo izaba tariki 8 z'ukwa gatanu urebe neza ko bayimuye 8 ya Rayon Sport na Rutsiro. Okay ubwo birashoboka muzamana z'ukwa gatanu. Ibyo birashoboka cyane. Umuntu wimbwiye ni Dr Norbert kandi yambere. Oya ntago akubeshya arabifite. No mureyo w'indani wo mu cyumba kugira ngo ubone rero ko bikomeye. Mbere yo kongera ku bushuti bwa APR na Rayon bwatangiye kubaho ubwo ngiye kubwinjiramo. Rayon Sport ibyo bita updates eshatu zihari. Iya mbere Rayon Sport prime ngo ni 150 nibatsindiye match ya Etincelle. Inoti ry'itanu bayishyizeho. Kubite match umukinnyi wese ari 150 wagiye kuri fedo match. Icyo ni icyambere. Cya kabiri ariko mwamakanyije match abereye ku mahoro. Abantu mwe timu ya Masake ni ku mahoro. Ahubwo birashoboka. Bugesera bandaye nuka Michel. Bugesera ni ku mahoro. Icyo kibanze kimenyekane ubwo ako nako karumvikanye. Iryitanu bivuze ngo waze wa baraza basubiye aho bahereye kuko baza none ryari iryitanu.